muri iki gihe abanyarwanda twibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ndahumuriza ababaye, ndahumuriza imfubyi n'abapfakazi ba jenoside yakorewe abatutsi, ndahumuriza umuryango mugari w'abanyarwanda. Bavandimwe namwe nshuti, guhumurizanya mu bihe bishenguye umutima ni indangagaciro zahozeho kandi zigomba gukomeza umuco wacu. Ibikomere ni byinshi, ariko nk'umuyobozi w'itorero ndabaragiza Imana rurema, kuko iza amarira yacu kandi ikaba ibasha gutanga ihumure. Ndakurarikira kwegera Imana yo yakubwiye iti ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe ko ndi Imana yawe. Ibi nibyo byiringiro byacu, ko mu gihe cy'umubabaro urukundo rw'Imana ruhorana natwe. Twibuke twiyubaka.